mutubarize Jean Paul muzamugarure ati uburyo ki yakundanye n'umukobwa urwaye intinyi umukobwa utajya mu mihango ndetse abizi ati abasore bagira kenshi ubwoba ugasanga haravuga ati si uyu mukobwa ese niba atajya mu mihango ejo nejo bundi atabyaye ugasanga basa naho mbese bafite icyo kintu cy'ubwoba we ni ikihe kintu cyatumye ukundana na Mishu ndetse uzi ko bira bibazo byose abifite ntihari abaguciye intege intege ntago babura kuzinca hari abavugaga ngo ko mbona ngo asa nkaho ari igikuri hanyuma se abo nabonye bavuga ko mwaba mufitanye umwana nibyo ahubwo tugahita twibaza n'abanyarwandika ngo bafitanye umwana hahita nibaza kiriya kibazo gifite byaba mwarabyaranye gute nk'iyo umuntu abivuze rero muri kumwe ukajya kumva ukumva ati abasungu kazi cyangwa abazungu baranuka kumva bibaye nk'aho bimubabaza wowe bifata ute ari kuyobya uburari muri ngewe afatamo umusazi kugira ngo akunde anyime agaciro amfobye kandi we azi ibyo icyo ndicyo urumva hanyuma bandi rero ati uyu muzungu nibyo navugaga bajya bavuga ntago ari nge ati yateye umukobwa witwa Vava cyangwa se Dorimbogo inda nibiganiro ko yamuteye inda Electrobel no umukobwa nk'abandi bose urumva gusa naravuze ati ariko afite uburanga nk'ubw'abandi ku buryo nanabisubiyemo rwose ndavuga ati elle a de belles lèvres afite iminwa myiza si imikino urumva tubifata gutyo ubwira wumva navunika ariko Vavara nakaze rero kubona rwose yatera ikibazo y'u Rwanda yagusenyera kubona yatera Vava yagusenyera rugashya kubona umukobwa nkuriya mwiza yamutera ikibazo akarakara ati rwose mbwira uburyo kibateye Vavinda bigaragara yuko Vava nawe atoroshye ivura ihoze burya byotsa inzu Gasaro TV kaze amerere mu mandi zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora ku isi yose tugarukanye na Jean Paul Inyange ibibazo byinshi mwagiye mwibaza muri commentaire we n'umukunzi we turagarukanye ngo abidusubize adaciye ku ruhande Jean Paul tuguhaye ikaze urakoze cyane meze ute meze neza ndaho urakomeye yego yana ndabona kabisa umeze neza WhatsApp si en forme kwa gashati k'umweru ry'umweru bararitinya wowe baritinyira iki ibara ry'umweru ni urundi rwego kubera iki se baritinya ujya se ubundi ibara ry'umweru ni nubwo wakwinjira mu mwanda ubona buri muntu wese yikanze umweru n'umweru ni urundi rwego niyo mpamvu ubona baryubaha shobora buzwa n'ikizi ko byaje gucamo boro biri kuza hari n'abanditse ngo arabyibushye ngo kurongora ni byiza sinarabyibushye narabyibushye nyine urabyumva nyine ni ingaruka z'isafuriya ameze ate Mishu araho ameze neza arakomeye arakomeye abantu benshi nabonye baragize amatsiko ngo isaba ba Metis bose bazabyara abana koko bameze gute abo babasubiza iki kanze nyure muri comment nyine ntabwo ari nka byandi bajya avuga ngo umufundi n'umuzamu babyara umuyede yego se nyine tuzabyara aba Metis yego exactly uretse ko abana ba Metis bari beza ari abana beza cyane kandi baba ari abana uretse n'ubwiza bwo maso baba ari abana bari cool ni abana beza bafite umutima mwiza ukina wisanga uteye amabengeza ndabyemera kimwe nuko mushobora no kubyara igikara birashoboka njye mfite umutante wanjye ni umwirabura ariko umugabo wiwe ni umuzungu babenamire mu Bubiligi ariko bafite umwana mu bana babo umwe ni igikara exact umubwirwa n'ubuzungu kubera imisatsi ariko uruhu ni nyina ku gahuru icyo gihe ko hari abayita batekereza ibindi oya muri iyi minsi ko nabonye abagabo basigaye ngo bakunda kureba abana cyane ngo bitaza baka platine nibyo muri iyi minsi ariko laye ni umugabo ukuze cyane nta n'urugo ruba ruri rw'ubupfura rutagira
rufite indangagaciro zabo zihariye. abagabo b'iyi minsi basigaye batinya ngo byatumye ngo bakunda kureba abana cyane. Abagabo muri iyi minsi ariko buryo umugabo n'ubundi abana urugo n'ubundi ruba ari urugo rw'ibibazo. Ariko urugo ruhamye uri sire urugo rwawe nk'ubu ngiye sinyashidikanya ku mwana n'umwana se tu birahagije. Hari ukuje ku maso akubwira ati nyamara uyu mwana ashaka atari wawe wakora iki? Nakumva ahubwo ko ari umugambanyi bya bindi yagiye avuga bya Platini. Na deni nayemera ari uko mbese nyiri zina nyibwiriye nabwo akanyereka ibimenyetso birenze ukwemera. Kandi wabakoresheje DNA? Barayikoresheje nyine nawe nyine icyo gihe wabyemera cyo kubaka nawe wayikoresheje. None se wasanga n'umuganga yaragiye agakora indi n'uriya mu papa urumva kugira ngo barye imari. Nese ateka mitwe hanzanga none siriya niba byarabaye si umutwe yatetse nuko nanone bishoboka. Urumva nta kidashoboka byose birashoboka. Nta kidashoboka ariko mu Rwanda kuri DNA ntago ibyo byajyamo birizewe uko biri kose. Birizewe si kubera wenda umutekano wabyo. Ariko rwose amafaranga umuntu arakugura ukagenda ugakoresha bakagenda bagapima wa mugabo bakaza kukuzana ibisubizo bya wa mugabo urumva yaratetse umutwe n'umugore urumva bakibanira. Kuri wowe ntabwo ushobora gukoresha DNA? Reka ntayo nakoresha. Kubera iki? Nagira keretse habayeho impamvu runaka yo guprovoka nk'ubwo nagwaga urugero wenda bwa Platini bakaguprovoka umugabo akaguserereza guhamagara akubwira ati umwana n'uwanjye uri bimeze gukagero kabona birasereye ariko rwose nase wundi nzi nubwo naba mwumva ariko naramubona cyangwa atarambaza de gauche à droite. Yego rwose njyewe n'umwana wanjye aho ngaho keretse akuza akavuga ati ndagiye. Yego hanyuma rero Jean Paul n'abandi bandi benshi bibaza ibibazo ati ni gute ko muzamutubarize Jean Paul muzamugarure ati uburyo ki yakundanye n'umukobwa urwaye intinyi umukobwa utajya mu mihango ndetse abizi ati abasore bagira kenshi ubwoba ugasanga haravuga ati si umukobwa ese niba atajya mu mihango ejo bundi atabyaye ugasanga basa naho mbese bafite icyo kintu cy'ubwoba. We ni ikihe kintu cyatumye ukundana na Mishu ndetse uzi ko biriya bibazo byose abifite? Uru rugero rwiza. Njyewe nago nakundanye nawe ari uko namuterese ni ibintu byaje brusquement. Yego nagiye kwiretruva mbona turicaranye turi gusanya nk'uko waba uri gusanya n'umuntu ikamara urumva ukabona wagera n'ukabona ifoto yiwe nawe muri kumwe yahageze urumva. Yego noneho mugatangira no kwiyumvanamo igihe kiragera iyo bibaye ngombwa ukavuga ati ndagushatse. Hanyuma hari benshi nanone ati uriya mukobwa afite ibikomere tuzamubarirwa mwomora ibikomere kuko bigaragara yuko ashobora kuba yarakomeretse. Icyo cyo wakivugaho iki? Uriya mukobwa ibikomere ashobora kugira ni iby'urukundo. Niba ari iby'urukundo akaba arambonye ndumva nta kindi yari akwiye kugira cy'igikomere. Ahubwo ninjye wari ukwiye kugira igikomere nkavuga ati no uko byaba bimeze kose shatse uyu muntu namushatse brusquement nabishaka tudafitanye gahunda. Urumva none nkajya mora nuko ari umuntu namushatse numva ko mfite urukundo urumva ni muhwe n'imbabazi z'iki za sentiment wenda twahuriyeho z'urwo rukundo. Nicyo kintu wenda gishobora gutuma nanjye nshobora kuba naba blessé buri munsi uko mutekereje nkavuga no my wife. Hari n'abakwise umwihanduza cumu ati no musore kabisa afite urukundo ati umwihanduza cumu ntagatinya ndetse mbona kuri stati yawe wabisetse cyane bisa naho amakommentaire nkayo ngayo ari negative nta kintu akubwiye wabasubiza icyabo ngabo nabonaga wabiciye amazi cyane. Bari abantu rero nago bazi ikibazo cy'urukundo. Yezu yahetse umusaraba. Yego
Yezu yaje kwiretruva ahetse umusaraba kandi yari umwana bitaga umwana w'Imana. Yego. Ibaza umwana w'Imana yageze akaba umukara n'umusaraba. Urumva? Seke ikintu kirakuzira ukavuga ati ngiye magaze nk'umugabo. Ku buryo ngiye hari n'abantu benshi njya ngaya. Si b'inshuti b'amafamiliye bakizigenza babihagaze aho ngo bareze igituza nkabwira no niba ufashe initiative cyangwa njye ngafata initiative shyigikira. Niba utanshyigikiye rwose urwo rugo rwanjye ntago rukunda nta muhuru ufitiye. Ntiharabaguciye intege? Intege ntago babura kuzinca. Hari abavugaga ngo ko mbona ngo asa nkaho ari igikuri. Urumva? Ukabona bakoresha izo mvugo nyanda kandi urabizi igikuri n'iki gikoreshwa bavuga ngo abana n'ubumuga. Ngo ko mbona ari igikuri kugira ngo abitsindagiye burya ari umuntu uvuga ikintu ntakivuge mu zina uko bavuga ngo vuga inka mu mazina akavuga ati ni igikuri mbese bishatse kugaragaza ko ntago yabivuganye ubupfura. Mbese ari kugitsindagira icyo kintu icyo kintu ahubwo hari impamvu uri kukivuga. Birakubabaje se kuba ngiye mufite? Kuko niba bitakubaje ubwo iyo dosiye ntago bikureba. Ubundi nta n'umuntu ntekereza ugira undi nama mu rukundo. Hanyuma rero y'ikiganiro uti benshi banteye amabuye ati bamwe ari nabambwe ati ntago twari tuzi ko biriya bintu babikora kubera iki benshi bababajwe nuko urukundo rwawe warushyize ku mugaragaro cyangwa se wakundanye n'uriya mukobwa. Ari ababyishimiye. Iri joro nari muri wenda urugero nagwa hafi. Twari twakiriye umuhanzi bita Nati Dread. Yari amaze igihe arwariye mu Budage yadutumye nijoro turagenda araturirimbira akora performinga. Arangije arambwira ati nabonye ikiganiro cyawe. Ati bimeze biti? Yego. Twari abantu benshi ari crew y'abametisi. Arambwira ati twabonye ati mbese ubona badushyigikiye cyane babikunze cyane. Urumva ko abandi barabikunda. Bamwe bakabyanga bamwe bakabyemeza abandi bakavuga ati rwose komereza abandi ati ase biriya bintu ubundi biriya bintu ni nyabaki. Jean Paul tukiraho nyuma ikiganiro gisohotse hakimaze n'amasaha ne warambwiye ati arabambwiye ngo uriya mukobwa naruke kumukunda arwaye biriya birwara ati ntago bikwiye ushaka undi mukobwa muzima ati mbese basa nabaguca intege ubona bisa naho kuba warakunze Mishu bishoboke kuba byara teye nk'ikibazo kuri bamwe abatagushyigikiye bo rero bese bakubwiraga gute? Ni cyari ikibazo koko kuko nanjye nagezo ndibaza uyu muntu kuko hari abantu bavolta. Uyu muntu ntago ari ikibazo cyo kuba wenda bakuramo amada. Ntago ari ikibazo cye urumva kuko ibyo byose nanjye nabitekereje mbere yuko atangira kunkunda. Kuko nabanje kujya muri parenthèse ndikanga. Ndavuga se ubundi ibi bintu ni nyabaki. Ko ibi bintu byari urukundo twari urukundo nge nawe twasangiraga gute noneho bije guhinduka. Urumva tukaba dutangiye kuba babiri mu rugo. Urumva kuko umuntu kuri hafi ntago arindira kugwa agusa mutaragwa. Urumva nibwo natangiye kugera rero ikibazo. Ariko hagati uko bimeze kose uyu muntu ibyo ndaza kubimenya. Niba atari ibyo bibazo byo gukuramo amada byo kuba yarakoze amaraporo sexuel kuko ari ibintu ukora bikubuza si ni ikintu kiba kikwiye kujya mu manama. Urumva surtout abakobwa bagira kuko ibyo hari imiryango bita anti-sida n'amanti n'ibiki byose. Hari imiryango myinshi itandukanye kera twe twajyaga mu zitwaga za RPF bakatubwira bati mujye mukora ibi. Umukobwa yitwara gutya nunywa ibi ngibi bizakugira ingaruka gutya bizakurinda ibi. Hari imiti ufata hari igihe ubonana n'umuntu hari igihe donc ibintu biri economy domestique biri economique nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ngira ngo nkunda ko umukora ikiganiro kanagikurikira n'abanyara abandi benshi bavuga ko ari abagabo bamuroze kugira ngo atazajya agira urukundo
mutarajya kwivuza nabonye warabibonye mu makomantere benshi bati yarozwe n'abagabo ati turamuzi imishu mbese ukabona abantu benshi abandi ngo ni nyirakuru ibyo byo ntago tubizi biriya byo bivugaho iki ayo makuru yo yaba ari ukuri ayo makuru yo nagiye nyumva ati wenda wasanga ari ba nyina ari ba nyina cyangwa se ba nyirakuru bagiye bahura n'indwara zerekeranye no muri ubwo buryo ukaza gusanga byagezaho efe zigera ku mwana akavuka afite ubwo bumuga si kose byaba bihuyera iwabo bigahita byafekta umwana ese ari nose ne ari igihe uvuka umwana afite uburegeya ise afite uburegeya umwana wakavuka afite uburegeya bikaba biri hasi byarabaye kuri mama we nawe neza cyane n'igihe rwose sogokuru wawe avuka ari akayobe ukavuka uri inzobe umwana wakavuka uri inzobe undi akavuka ari igikara akazajya kakayefe igihe kikazagira akazabyuka umwe muri bo akaba igikara hanyuma umwuzukuruza akazazana ka kantu k'akayobe gasa nka sogokuru neza uri kubyumva ndakumva rero ntago wabitindaho hari efe biri secondaire ni ikihe kintu cyo kubangamira rero nyuma y'uko mwideklara reka nkoresha iryo jambo ikintu kimbangamira cyane ni ukumva ibintu amatwi yanjye adakeneye kumva ni ukumva ibintu amatwi yanjye adakeneye kumva ko akenshi tuba dushaka kugira ngo twumve abaduha ukuri kwacu sinkeneye gusingizwa ariko numve unyakira akavuga ati warakoze hari umurimo runaka wakoze hari umurimo watunganyije rwose wahabaye umugabo ariko iyo ubwo bugabo batari kububona bagatangira kubona ari lezondi bagatangira kumva ibindi bitandukanye n'iki nicyo wari ukwiye kumva uhita wumva ko aho ni igipinga muri make urukundo rusa n'urwateye impagarara rero urukundo rwateye impagarara ariko nanone burya ni ko urukundo ruryoha ni ikintu kiba gihindurije hanyuma se iyo ataza gukira rero twigendere no ku rugendo cyane ko n'abanyari we bibazaho benshi nawe ubwo nzamutumira uko ngira ibyo mibariza iyo ataza gukira tubwize ukuri wenda ntuvuge kubera ko ndi kuri kamera hari ibyo ntavuga cyangwa se wigaragaze neza ntaze gukira cyane ko ndamukunze iriya ndwara ayirwaye wari kubigenza uti mwari gukomezanya cyangwa se kuvuga ati n'ubundi nawe yakoresheje ubwenge buhambaye kuko yaravuze ati uyu muntu uko bimeze kose agomba akiri akire kumva ko njyewe nakize nawe mu bwenge bwiwe akire yumve ko ngomba gukomezana urukundo donc kuba yari yakize ni ibintu bidasobanutseho neza cyane ariko kuba yari yakize byamuhaye kwiyankuraja ko agomba guhita afatiraho kuko ibyo bitekerezo mbere abizi ntabwo yabigiraga by'inkundo ndabizi ntabyo yari afite hanyuma se tugahita twibaza iki kibazo nimba agize gutya akagira urwo rukundo kuri wowe rimwe na rimwe ni umukobwa mwiza pe nabonye no mu makomantere benshi babyandika ntujye ugira ubwoba atese wa mukobwa utazi uburyohe bw'abasore atarigeze agira kuba yakundana na benshi ukagira ubwoba ukumva ko rimwe na rimwe ushobora kumutakaza ni icyo kibazo cyabayeho cyane na nicyo cyabayeho imbogamizi mu bitekerezo byanjye kuko nibazaga uyu muntu sans amour hari indirimbo sans amour les soleils n'existent pas sans amour donc urukundo rudahari izuba niriba rihari yego urumva uri ahantu ukonje nyine uri aho ngaho umuntu waho ngaho nibazaga ibintu bizashoboka ariko kubera umuti wari uhari n'ubundi nkavuga ati uko bimeze kose umuntu yarakize ikindi nzigisha n'ubundi kuva na kera urukundo ruragira bagendaga donc urukundo ruruhirwa nk'uko buhira ururabo hanyuma se abo nabonye bavuga ko mwaba mufitanye umwana nibyo
ahubwo tugahita twibaza n'abanyarwandika ngo bafitanye umwana hahita nibaza kiriya kibazo gifite byaba mwarabyaranye gute ibyo bintu ni ukuri umwana ntabwo ari ukuri 100%. Ariko dufite umwana uba mu rugo rwacu. Umwana uba mu rugo rwacu twadopse. Yego. Kubera ko umwana ni marayika. Yego. Iyo ugiye ahantu umwana ukabona umwana yakwishimiye ababyeyi bakavuga ati no muba mu rugo mukunda abana mu gihe mutarabyara ufasha umwana ukavuga ati ntago namujyana ibura nta byangombwa afite urumva nzajya kwaka iki nzajya kwaka icyangombwa mu karere adoption umwana mwiyandikeho nyina naza akaza azamusanga nta afite nataza umwana aziga abumugabo se tu agere life yewe. Hanyuma tugahita twibaza nabonye Mishu ubundi umufata nk'ikintu umuzungu n'umumetisi. Mishu buriya u Rwanda abantu benshi bakunda kwitiranya ibintu kwa kwenda ni igihugu gishya mu bihugu byabayo kera nko mu Buhinde muri Aziya urumva nibwo usanga umuntu afite ubwene gihugu nk'umunani nyina ari uwo muri Nigeria papa we ari uwo muri Espagne ariko ababyeyi babo umwe ari uwo mu Bushinwa undi ari uwo muri Colombia Brazil urumva muri make muri ibyo byose ni iki nawe ni umuzungu ariko afite amametisage impamvu nkikubajije nabonye abantu benshi bavuga ko turi gukoresha imvugo ko ari umuzungukazi afite amakano k'igishinwa kuko afite nyina ni umwarabukazi ariko umuntu ubyara nyina nawe ni umushinwa ise ni uwo mwarabu nawe nyina nawe niba ari umuhinde donc ni ibintu ni ukuvuga bavugaga ko ari umumetisi uriya atari umuzungukazi ngo turi kuvuga ko ari umuzungukazi kandi sibyo kubera yuko ngo ni umumeti tumubara nk'umuzungu tumubara nk'umuzungu buriya kuko imva n'imvano yiwe ni mu Burayi byange bikundi ibindi bitari ibyo rwose nabamupfobeshe abametisi se bo ni babi oya kubyarana wenda n'uriya mwarabu urumva ntabwo abametisi ari babi urumva ariko niwe mbona imetisage ariko ametisage cyane dukunze kuyikoresha y'umuzungu n'umwirabura akenshi niko tukunda kubyakira ariko iyo bari ari muzera zombi abatarata ari amavugo nyandagazi hanze abajya bakoresha ngo batarasa gutya urumva ubwo reka twemere ibyawe none se ibyo kubya Nowa ni ibya kera urumva ubu nta kindi rarenzaho niba comment zose zavuze ngo rwose uyu mukobwa ni mwiza ntago ari umuzungukazi ahubwo ni umumeti rwose mwikomeza no kumita umuzungukazi ngira ngo agiye ubibona metisage n'ubundi ni ubwoko buvanze hanyuma se Jean Paul twikomereze ugize gutya iyo mwasohokanye yarabitubwiye ubushize atari igihe tugenda ahantu rwose nkajya nkumva abantu batazi ko numva ikinyarwanda abarambangamiye ati abazungu baranuka ati nkabyumva nkanarakara cyane iyo icyo kintu cyumvishe wowe gifata gute nk'umuntu ukajya kumva ari harashobora kukubona gutya akagira ngo nta kinyarwanda uzi nawe ntibijya bikubaho ariko abazungu normalement ntago banuka nk'iyo umuntu abivuze rero muri kumwe ukajya kumva ati abazungukazi cyangwa se abazungu baranuka ukumva bibaye nk'aho bimubabaza wowe bifata ute ari igihe no biriya byose bibaho abantu nuko bamwe bagira bakavuga ati twebwe ngo abazungu ngo baba bari kwirya ngo niyo umukozi wo gato ngo azamura intoki urumva ariko n'umunyafrika arababara babuti ngo ugasanga ngo umuntu ngo nta bwenge afite 100% ngo kuki umuntu adafite ubwenge urumva ko iyo babivuze rero wowe bifata gute muri kumwe ukaba wabyumvisha kandi nawe yumva ikinyarwanda 100%. Rero nanjye umuntu ashaka kumbwira gutyo ngahita mbona uyu muntu ibintu ari kuvuga ibitekerezo byiwe niho bigarukiye ati nta kindi narenzaho sinamuhindura ntawe urabwira nabi yumvisha avuga nabi ku mukunzi wawe ashwi ikibi ni urushyi
kandi nta wamukoraho. wowe ni cyo kintu rero ushobora kugenda ahantu kure ibyo ari byo byose umuntu niyumvishe ko uzi ikinyarwanda bijya bikubaho. Ni cyo kintu rero kikubangamira mu bantu ku byerekeye ururimi. Ku rurimi umuntu akaba yavuga nk'ijambo ukaba wabashoke azi yuko utari kubyumva. nka nabashoke ngiye ku rurimi ntago njya mbitindaho cyane kuko iyo ushatse kundara cyane mitangutunga agatoki nkaho ubundi ni icyumbazi uhita umubikamo ubwoba neza cyane. ni ukuvuga se kukureba ni ikibazo kuko urumva akenshi bikunze kubaho ugasanga umuntu ararangarira umuntu badahuje navuga uruhu mbese ugasanga wa mugani arabitindaho kandi navuga ko u Rwanda huzuyemo abanyamahanga benshi. Si biriya bintu bibaho ariko ni ibintu bireyeri kuko n'umuzungu nawe umuzanye ino ukamwereka umugande n'umunyakenya n'umutanzaniya n'umukongomani n'umunyarwanda n'umuzimbabwe n'umuzambiya ntabwo abatandukanya burya nk'uko umwirabura nawe umugeje mu Burayi ngo uratandukanya ngo umubirigi ngo umufaransa ngo umwongereza ngo mu Espanyol ntabwo batandukanye ubona ari bamwe. Yego. Gusa hari nk'abantu ushobora gutandukanya surtout nk'abanyamerika ubona bafite métissage ubona ari ibintu by'ibisore kabisa biri aho ngaho wenda nibwo uvuga ati uriya asanga umunyamerika. Nicyo kintu rero kuri uyu munsi wabwira abantu nagiye mbona byinshi bitandukanye bikuvugwaho ati uyu muzungu njya mbibona benshi wamugana imbanza bazi yuko abantu bose batari abanyarwanda cy'abanyarwandakazi banza cyangwa se abafite uruhu rusanzwe dareka nkoresha iyo mvugo cyangwa se imisatsi isanzwe banza benshi babazi wamugane kari abazungu cyangwa abazungukazi ariko hari igihe abari umumetisi sibyo nka Jean Paul ni ari igese umuntu mushobora ngo dore uyu muzungu kandi Jean Paul si umuzungu. Njyewe bikunze kubaho cyane kuko ari umuntu nyitegereza akajya gutyo uko yarongera arebye se n'icyo ariko niyanzo bari kureba urumva ariko biriya abantu benshi bamaze kugira isomo cyane kuko ni n'ikintu cyari gikwiye kubaho urabyumva kuko abantu benshi hari ibintu batajya baha agaciro urumva kandi biba bikwiye guhabwa agaciro urumva akakureba akabona ufite inkomoko mu Rwanda urumva kubera icyo akwimye ubwo bunyarwanda ni ikibazo gikomeye urumva ufite inkomoko mu Rwanda kucya akwimye ubwo bunyarwanda umwana w'Ibutare umwana w'iruwari urumva aho gata kwaje ku Rusinga nta kintu wambeshya aho gati nzaguha isomo urumva ibyo ngibyo wenda hari abijijisha urumva akijisha akavuga ati se paka ukibaza ati uyu muntu yamoye iki urumva noneho ukagera ukavuga ati no ari kumbonamo njyewe ari kuyobya uburari muri njyewe afatamo umusazi kugira ngo akunde anyime agaciro amfobye kandi we azi ibyo icyo ndicyo urumva mfite ya maraso y'ubunyarwanda kubera iki urumva ariko byo ntago mbitindaho kuko n'ubundi nta byabuzima ara gucuranga hanyuma bandi rero ati uyu muzungu nibyo navugaga bajya bavuga ntago ari nje yateye umukobwa witwa Vava cyangwa se dore imbogo inda iyo wumvishe nk'abantu bakubaza nk'icyo kibazo rimwe na rimwe nabonye wanasitse cyane atari ko mana y'isi n'ijuru ati Vava nawe yaragowe ibyo bifata gute rero Vava rero Vava kugira ngo mubone namubwiwe n'umwana wanjye Queen nkuko wabitubwiye noneho umwana wanjye abanaga n'abandi bana bakajya babiririmba nyina tralala bagati ninjya mu Rwanda nzareba icyo cyamamare cyamamare ndaza turabonana koko turaganira babona ikiganiro nari su forme y'iki ya manager kuko na promotingaga ibitekerezo byiwe urumva cyangwa se ibindi byose muri rusange sibyo amakuru rero aza kugeraho ngenda umva ati kuko uyusanye n'umuntu baravuga ati
ngo basohotse ntibirangiriye hariya buriya ntago buriya ko basangiye n'inkoko ko nabonye basangiye n'inkoko n'amajisi ntibagiye baranaryama urumva kuko nta nubwo bavuga ngo wenda ngo mwaryamye gusa barashyiraho nana ngo mwaryamanye urumva yego ko nyine barabivuga gutya ariko ntago nabitinze kuko navuze ati njye ku ruhande rwanjye njye nari narapromotingaga urumva ko ni ikindi kintu kigera mu bandi mvuga itangazamakuru wenda mbivuge mu zina nyiraryo urumva kigasa nkaho kiri kugira ari nko kuyaza amavuta. Ndahita nkubaza iki kibazo impamvu nyikubajije ikintu cya Vava nuko wambwiye ati Mishu ati nyuma yaho ikiganiro cyarasohotse nyuma tiyaje kubona ikiganiro ati neza umuntu wita Dorimbogo yaransenyeye ataravuga ati ibi bintu ntangiye kubona ati nibyo ati mbwira ahubwo iyo nda niba Dorimbogo atwite mbese ngo bibi bintu birebire Mishu kubera iki yumvaga koko kibyo bivugwa bishoboke yuko Dorimbogo mwaryamanye ntabwo yarakwizeye yumvaga bitararangira hariya Mishu izina bwite banza aravuze ati uyu mugabo afite urukundo koko urukundo yamaye atitangira itama urumva yaruha n'undi wese nuko nyine ndambwira ati ntabwo ibyo bintu nabikora ni ibintu byabayeho ni ibintu ni ikintu kiremereye numvise muri njye ndumva ariko banze byarabaye birebire kuko rwose byaransekeje n'ubushize duhura yarambwiye ati ngewe ntakubeshye nabonye ikiganiro yuko uriya mukobwa ntabwo ajya kuko ni umu VIP cyane urumva ariko hari abandi bantu batajya bafata oseri urukundo bishaka umusobanurire ati kuri social media ati nyuma none ngira ngo nta muntu yikundira ati nyuma mbona ibiganiro ko yamuteye inda elle est trop belle no mukobwa nk'abandi bose urumva gusa naravuze ati ariko afite uburanga nk'ubw'abandi ku buryo nanabisubiyemo rwose ndavuga ati elle a de belles lèvres afite iminwa myiza si imikino urumva tubifata gutyo abyumvishe rero yakubwiye iki kuko rwose wavuze ati neza ati Dorimbogo yaransenyeye yarabyumvise bibazo yaje angana gutya amatama yarakaye ndata se ntabwo umuntu ajya arakara cyangwa yongera arwara ya ndwara yindi urumva yego ndavuga ati banza arwaye ya ndwara yindi ati okay ntacyo uyu nguyu yaranze cyane amaze kumenya cyane kuko n'ubundi niko biba bigomba kugenda urumva byasabye ibindi bisobanuro byasabye ibindi bisobanuro ariko umuntu uzi ubwenge ngo sinzi ukuntu ajya avuga ngo navunika ngo ubwira wumva navunika ariko Vavarana akaze rero kubona rwose yatera ikibazo umuntu w'u Rwanda yagusenyera kubona yatera Vava yagusenyera rugashya kubona umukobwa nkuriya mwiza yamutera ikibazo akarakara ati rwose mbwira uburyo ki wateye Vava inda bigaragara yuko Vava nawe atoroshye ivura ihoze burya byotsa inzu urumva abanyamakuru tuzabakoraho ni ukuri tuzana wa mugani rimwe na rimwe tayito gutyo umuntu agasoma gusa ati wa muzungu ni nayo ko tayito yavugaga icyo gihe ati wateye Dorimbogo inda ubwo kopine yabisoma akabarasaza ati mbwira uburyo ki ibi bintu byabaye we niyiyumvishe ariko bibaho muri societe z'abantu bibaho cyane kuko ushaka kunywa ji ukabona umuntu ntago hari unywa ji ukabona umuntu ntago akwishimiye kandi ufite uburenganzira bwo kunywa wabona amafaranga ukabona umuntu ntago akwishimiye ngo kubonye amafaranga kuko wagiye kurya hariya ukarya naha ufite uburenganzira bwo kurya ibyo nshaka hariho hose nshaka urumva umuntu akavuga ati ngo yaraye kumwe n'aba ngaba ufite uburenganzira bwo kuba nabo ndi kumwe nabo nshaka abo ari bo bose urumva donc umuntu afata dufite imyumvire itandukanye ariko ibyo bintu ibyo nakubwira tubwira wumva navunika iyo ubibwira umuntu mu VIP nk'uriya yagafashe ariko burya nanone urukundo ni ugufuha
si iyo utafushye rero sinzi urukundo rwawe banza ruba rwagiye muri paranteze. Imana ishimwe ko byarangiye akumvishe gusa giye karansekeje navuga ati ko Jean Paul nzamubaza kuri iki kintu uburyo ki umuntu yita Vava yaramusenyeye ariko Imana ishimwe ko abantu baganira bagahuza uretse sabwo no kunsenyera Vava we niba zamusenyera none se wumva abantu ahantu hose Vava ngo yarari hano ngo yararaha ngo kwa runaka ngo producer runaka ngo cameraman runaka ni icyamamare nyine agomba kubyangana niko ibyamamare biba bigomba kubaho. Dusoza n'icyo wabwira Mishu ndabizi ikiganiro azagikurikira. Mishu namubwira ko tumukumbuye, Mishu turamukumbura, Elme Mank ko nanone abantu bamwishimiye cyane siko agomba kugeza mu Rwanda akagira akaza uretse no kunsura mu Rwanda ari Visit Rwanda no mushinga uri ugize uri publié partout au monde kwisi yose si abantu baraza bakagira même passa nubwo atari kuyaza kana visita n'u Rwanda shariko nzabasura ni karibu ngaho rero zagira ikaze. Urakoze cyane kandi turamusuhuje cyane umudusuhurize wakoze kwitabira ikiganiro. Urakoze cyane namwe Gasaro TV. Gasaro TV.